Intumwa ya kabiri ni Yohani. Abishi ba Yohani bashatse kumwica urupfu rw'agashinyaguro cyane, ariko Imana ikinga ukuboko. Yohani yarafashwe kimwe n'abandi bakristo mu gihe cy'itotezwa, ashyirwa mu ngunguru yuzuye amavuta yacamutse yatukuye kandi ashyushye cyane, ayashyirwamo ari muzima. Icyo gihe Yohani yari ashaje bigaragara, gusa icyabaye nuko Yohani yahise azamuka muri ayo mavuta, yabaye umusore mwiza cyane afite itoto. Mbese ni nk'uko bafata umusaza w'imyaka 70 bakamutera mu ngunguru y'amavuta, ariko aho kugira ngo apfe ahubwo akavamo ari umusore mwiza ugaragara nk'ufite imyaka 25. Icyo gihe Yohani yahise ahunga yerekeza ku kirwa cya Patimosi, kuko abamwicaga batongeye kugerageza kumwica kuko bahise bagira ubwoba bakamwihorera. Kuri icyo kirwa cya Patimosi yarahabaye agaburirwa n'inyoni, nabwo mu buryo butangaje, ari naho yandikiye igitabo cye byahishuwe. Yaje kuhava yerekeza i Roma, ari naho yaje gupfira.